Bakunzi b'ijambo ry'Imana mwese nongeye kubasuhuza aho muherereye, Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ubu nagarutse kongera gusangira ijambo ry'Imana namwe, ni privilege kuri jyewe ko Imana yongera kunyihera kano kanya ko kongera gusoma ijambo ryayo tukarisangira, hanyuma ubuntu bw'Imana bukatugeraho twese. Reka mbanze niragize amaboko y'Imana kugira ngo Mwuka Wera anyobore. Data wa twese uri mu ijuru, nije imbere y'ubwiza bwawe muri kano kanya, nkwinginga kugira ngo unyobore. Mwami, ndakwinginze kugira ngo rino jambo uriduheremo umugisha. Rino jambo Mwami urisigure nk'uko ubyifuza. Nyagasani, ndakwinginze kugira ngo ube kumwe nanjye kuva ntangira kugeza nsoza. Mwuka Wera, ndaguhaye ikaze kugira ngo abe ari wowe umvugiramo. Mwuka Wera, ndakwinginze kugira ngo untahuze amabanga ari muri kino gitabo. Mwuka Wera, ndakwinginze kugira ngo ube kumwe nanje kuva ntangira kugeza nsoza. Ndiho ugushaka kwawe aba ari kukuba konyene muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye, amen. Turakomeje dusoma mu itangiriro. Abakurikirana rino jambo, abakurikirana iyi nyigisho, ubundi tugeze mu itangiriro 46 kugeza ku murongo wa 7, kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 27. Aho ngaho hose ntabwo ndi buze kuhasoma kuko haravuga amazina y'abakomoka kuri Yakobo bose. Ufite amatsiko yo kubamenya amazina yabo namugira inama yo kugenda kwisomera itangiriro 46 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 27. Urumva haravuga ko abakomoka kuri Yakobo bose bimukanye nawe muri Misiri, bose bangana kuri 70. Urumva abakomoka kuri Yakobo ni 70. Kandi icyo gihe Yakobo yavuye mu Misiri, bambi yavuye aho yarari ajya mu Misiri yaragejeje ku myaka 130. Murumva ko yarageze mu zabukuru. Rero turakomeza mu itangiriro 46 kuva ku murongo wa 28 kugeza kuri 34. Twongere dukomeze itangiriro 47 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo n'umuryango we batura i Gosheni. Yakobo yohereza Yuda kubwira Yozefu ngo bahurire mu ntara ya Gosheni. Bagezeyo, Yozefu yicara mu igare rye ajya kwakira se Yakobo muri Gosheni. Bakibonana, Yozefu ahobera se cyane arira, ananirwa kumurekura. Yakobo aramubwira ati, uwumpfuye nta gahinda, ubwo ukiriho nkaba nkwiboneye. Yozefu abwira bene se n'abandi bantu bo mu rugo rwa se ati, ngiye kumenyesha umwami wa Misiri ko mwaje munsanga muturutse muri Kanani. Ndamubwira ko muri aborozi biragirira amashyo n'imikumbi kandi ko mwazanye amatungo n'ibyo mwari mutunze byose.
nabatumiza akababaza umwuga wanyu, muzamusubize muti twebwe abagaragu bawe turi aborozi kuva mu buto bwacu kugeza n'ubu, kandi tubikomora kuri ba sogokuruza. Nibwo azabatuza mu ntara ya Gosheni, kuko Abanyamisiri bazirana n'aborozi. Turakomeza dusoma mu Itangiriro 47. Nuko Yozefu aragenda abwira umwami ati, data n'abavandimwe banjye bavuye muri Kanani. Data n'abavandimwe banjye bavuye muri Kanani, bazana n'imikumbi n'amashyo n'ibyo batunze byose, none bari mu ntara ya Gosheni. Yari yajyanye na bene se 5 abereka umwami. Umwami arababaza ati, umwuga wanyu ni uwuhe? Baramusubiza bati, twebwe abagaragu bawe turi aborozi, kandi tubikomora kuri ba sogokuruza. Twasuhukiye muri iki gihugu, kuko iwacu muri Kanani hateye inzara ikomeye, amatungo yacu akabura urwuri. None Nyagasani, turagusaba kwiturira mu ntara ya Gosheni. Nuko umwami abwira Yozefu ati, so n'abavandimwe bawe baje bagusanga. Mu gihugu cya Misiri cyose ntawugukoma imbere. Ubatuze aho ushaka cyangwa ubarekere mu ntara ya Gosheni. Kandi niba muri bo harimo aborozi b'abahanga, ubagire abatahira b'amatungo yanjye. Yozefu azana se Yakobo amwereka umwami, nuko Yakobo asabira umwami umugisha. Umwami aramubaza ati, umaze imyaka ingahe? Yakobo aramusubiza ati, maze imyaka 130 kuri iyi si ndi umugenzi. Iyo myaka yambereye mibi kandi ni mike, kuko itageze kuyo ba sogokuruza bamaraga. Yakobo arongera asabira umwami umugisha, nuko aragenda. Yozefu atuza se n'abavandimwe be mu Misiri, hafi y'umugi wa Ramesesi. Abaha inzuri nziza ho gakondo, nk'uko umwami yari yabitegetse. Yozefu agena ibizatunga se n'abavandimwe be, akurikije abari muri buri rugo. Iryo jari ijambo ry'Imana. Amen. Tumaze gusoma iyi histoire ya Yakobo aho igeze. Mwabyiyumviye ko igihe cyageze Yakobo agafata umwanzuro wo kujya muri Misiri ku muhungu we. Murumva ko bimutse n'ibintu byabo byose, mbese byose abagaragu byose barimuye. Nk'uko mwabyumvise ko abakomoka kuri Yakobo bari bamaze kugera kuri 70. Murumva ni benshi, ni benshi pe. Abana yabyaye, abuzukuru, abagore be, mbese bose bari bamaze kugera kuri 70. Urumva Yakobo yari yarahezagiwe n'urubyaro. Kandi nk'uko mwabyumvise ubushize, Yakobo ntago yihuse yimuka, ngo yihute yimuka. Yabanje gusenga ashimira Imana, mbese
akonsulta Imana, agisha Imana inama mu rugendo rwe yari agiye gutangira rwo muri Misiri. Murabizi ibintu byo kwimuka ntabwo ari ikintu cyoroshe. Kwimuka wimukana n'ibintu byawe byose, ego nubwo yari afite sekirite, yari afite umuhungu w'umutegereje w'igikomangoma, ariko yabaye oblige nk'umuntu wubaha Imana, yabaye oblige yo gusenga konsulta Imana, nubwo Imana yamwemeje iti genda ndi kumwe nawe, nzabana nawe. Kandi Yozefu umuhungu wawe niwe uzakurundarunda ugeze mu zabukuru. Haleluya. Murumva icyo kintu ni ikintu cyiza cyane yakoze cyo kubanza gukonsulta Imana, Imana ikamuha pasi, ikavuga ati herengana. Rero nk'uko nabivuze ubushize, ni byiza ko dukonsulta Imana, ni byiza ko tugisha inama Imana muri decision zose, mu myanzuro yose dufata mu buzima bwacu, kuko hari ibintu biba bitugaragarira ko ari byiza mu maso yacu, bikatugaragarira ko ari byiza, ariko Imana itabirimo. Imana itabirimo. Urumva ibyo bintu nubwo byaba bitugaragara ko ari byiza ariko Imana itabirimo, Imana yo ibibona ko atari byiza, koko ntabwo aba ari byiza, kuko Imana yo ireba kure. Imana yo ireba kure. Niyo mpamvu mu myanzuro yose tugomba gufata, mu kintu gishasha cyose tugomba kujyamo, tugomba kubanza kugisha Imana inama kugira ngo ituyobore, kuko twe turi abana b'abantu, turibeshya, ntitureba kure, tubona ibigaragara. Hari abaciye umugani ngo ibibengerana byose siko ari zahabu. Ntabwo ariko ari zahabu. Abantu baciye uwo mugani ni abahanga cyane. Twebwe abantu dushukwa n'ibintu bibengerana, tubona turebesha amaso bikadushuka, cyangwa ibintu twumvisha amatwi, mbese tukumva ko ari ibintu bitabaho. Niyo mpamvu abana b'abantu dushukwa. Ariko Imana yo isesengura ikamenya ibintu n'ahantu n'abantu, ibasha kumenya ko, ibasha kubona ko zahabu, iyo zahabu ari nyayo cyangwa ari zahabu ya feke. Yo irabibona. Ariko twebwe tureba ka karangi gasa nka zahabu kabengerana cyane, ariko Imana yo ibasha kubona ikabona ati iyo ntabwo ari zahabu, iyo ntabwo ari zahabu, isa nka zahabu ariko si zahabu namba. Niyo mpamvu icyo ari ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu tugomba kwadopta, mbese tugaca ubwenge muri iyo façon, kuko urebye mu rugendo rwacu rwo kuri iyi si ukuntu ibintu bimeze, kenshi umwana w'umuntu agomba gufata decision. Yewe n'inshuti zawe nizo wifuza kuba inshuti nazo, banza ubaze Imana uti uriya muntu n'uwa aturutse kuri wowe cyangwa ntabwo aturutse kuri wowe, uriya muntu ni wowe umunzaniye cyangwa iki, ukabakonsulta, kuko hari umuntu n'abantu ushobora guhura nabo mu buzima bwawe wabonaga ari zahabu kandi ari feke, bakakwangiriza ubuzima complètement, bakakwangiriza ubuzima pe neza, ukaba igihe kikagera ukicuza impamvu wahuye nabo, kandi mu by'ukuri amakosa ari ayawe, yuko utabanje gukonsulta Imana, utabanje kugisha Imana inama.
ni mu nzego nyinshi rega, ni mu nzego nyinshi z'ubuzima. Hari abantu duhura nabo, abo wowe wifuza kuba inshuti nabo. Hari nk'abagabo bashaka kurongora abagore, abagore bashaka kurongorwa n'abagabo. Ayo ma relationship yose uhura nayo, ni ngombwa ko ukonsulta Imana, ubanza gukonsulta Imana, kuko ibibengerana byose siko ari zahabu. Ubwo icyo ngicyo mwacyumvise uko kimeze, ni ikintu vraiment gisobanutse. Kuko igihe kiragera umuntu akaba yagira ibyago akicuza, kandi ari ibintu bitagira igaruriro. Kumwe amazi ameneka, iyo amenetse udashobora kongera kuyayora, ni nako n'ibintu nk'ibyo bimeze gutyo, biri dangereux muri iyo façon. Rero Yakobo yafashe decision, Imana imaze kumwemeza imuha inzira, nawe ati ndi kumwe nawe urwo rugendo rwawe nanjye ndi kumwe nawe. Arangije afata ibintu bye byose, abe bose, afata inzira iganisha muri Misiri, ajya guhura n'umuhungu we Yosefu wari wamutumiye. Ariko murumva ko yageze ahantu i Gosheni. Aho hantu i Gosheni mwahumvise niho yageze. Hanyuma yifuza kubonana n'umuhungu we Yosefu. Aramutumiza ati mugende muhamagare Yosefu tubonane. Mwibaza impamvu atashatse gukomeza urwo rugendo rwa Misiri, ariko yageze ahantu hitwa Gosheni, akavuga ati mugende mumpamagarire umuhungu wanjye Yosefu ansanga ahangaha muri Gosheni tubonane. Icyo kintu mwakibaza impamvu, kandi Yosefu we yarabarindiriye, yarabategereje i Misiri. Icyo kintu nuko nyine we yumviraga ijwi ry'Imana, yumvaga amasantima y'Imana. Donc donc umwuka w'Imana wagendanaga nawe, yagendanaga nayo, umwuka w'Imana yagendanaga na Ntuza, yagendanaga na Yakobo, yumviraga umwuka w'Imana nyine, kuko Imana yavuze ati jyewe genda nzagendana nawe. Kuko yagendana nawe, ni nkaho Imana yavuga ati stop, ko bari afite amashyo, ibintu byose, ibyo amashyo, imikumbi n'iki cyose byari byinshi. Urumva Imana yararebye wakomeza iyo nzira ya Misiri kandi ari ndende, kandi iyo ibona neza ko bazatura Gosheni, iramubwira ati stop, tihagarara ngaho nyene. Ntaho byanditse ko Imana yamubwiye gutyo ngo ahagarare Gosheni, ariko we Imana ishobora kuba yarayimubwiye, ariko Imana ivuga kwinshi. Imana mu masantima twiyumvamo, Imana ihora ituvugisha. Yumvise ko umutima njyanama we uri kumwe n'Imana, yumvise ko agomba guhagarara Gosheni. Kandi nk'uko mwabyumvise, nawe ntabwo we yashaka kubonana n'umuhungu we, ariko mu by'ukuri ntabwo ntiyumvaga n'impamvu agomba guhagarara aho Gosheni. Ariko mu mabanga y'Imana, aho Gosheni niho bari kuzatura, ntabwo bari kuzatura mu Misiri iyo bakomeza. Haleluya, haleluya. Birakomeza kugaruka kuri bya bindi ko tugomba kumvira ijwi ry'Imana, tugomba kumva santima z'Imana. Umutima njyanama wawe ukubwiye ati kiriya kintu wigikora,
wigikora koko, wigikora uri umuntu w'umukristo, uri umuntu w'umukristo wizera Imana, usenga Imana yawe nk'umwami wawe n'umukiza, wumvise santima y'ikintu ukumva ko utagomba gukomeza. Niba Imana yakubwiye ngo genda ugende, niba Imana ikubwiye ngo hagarara hagarara. Ni iby'ingenzi cyane. Hari abantu bashobora kuvuga ati none se Imana nzumva ijwi Imana imbwira, Imana siravuga. Ariko nk'umukristo usobanukiwe ukuntu Imana ikora, wonyine wiyumvamo santima ukumva ko hariya hantu ntabwo ushaka kuhajya, hariya hantu ntabwo ushaka gukomeza urugendo, ikintu mbese kigasa nkaho kikuburoka, ukumva muri wowe pe, ukumva muri wowe biranze. Aho rero ni iburiro ry'Imana. Hari n'abumva ijwi ry'Imana bakaryumva muri bo, Imana ikakubwira gutya gutya, ukaryumva ari ijwi umengo ni wowe urimo kuvuga kandi utavuga, atari wowe. Murabisobanukiwe, abantu b'abanyamwuka murabisobanukiwe ukuntu bimera, ukuntu Imana ituburira muri byinshi. Kandi Imana ikubwiye ngo hagarara ugakomeza inzira, umenye ko uri buze guhura n'ibyago. Kuko umuntu atumviye ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu rero nk'abakristo tugomba kumvira ijwi ry'Imana cyane cyane. Ni iby'ingenzi mu buzima ko twumvira ijwi ry'Imana, kuko iyo tutaryumviye usanga twishize mu byago tudashobora kwivanamo. Imana iyo iba yakoze ibyayo, ariko tukayinyora, tukayifata minenerwe, ugafunga amaso ukavuga ati ese nakomeje n'ubundi, ese nagiye hariya, ese nazanye uriya muntu mu buzima bwanjye. Imana yamaze kukuburira, yakubujije, ariko kuko umwana w'umuntu ahora yigira umuhanga, ugasanga bimubanye amazi. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitukiringire ubwenge bwacu, ko ubwenge bwacu buraturuha, buratugusha, butujyana ahantu hatari heza. Tugomba kwiringira ubwenge bw'Imana, tugomba guhora twiringira ijwi ry'Imana ku bizera Imana. Kandi byose biragenda bigahurira mu kwizera Imana. Iyo wizeye Imana, ukaba uzi ko Imana uyizeye nyine, ko ariyo gide yawe, ko Imana yawe ariyo ihora mbese Imana yawe ni wo mushumba wawe, niko kintu navuga. Umushumba wawe w'ubuzima bwawe ninde? Ni Imana. Kandi umushumba buri gihe ntabwo aragira intama ze ngo aziragire ahantu zarohama cyangwa hagira, buri gihe aravuga ati kata droite kata gauche, mbese akaragira intama ze ku buryo mbese zidahura n'ibyago, zidahura n'isanganya n'iki cyose. Ariko mu gihe umushumba wacu ari we ndiho, Imana yacu yo mu ijuru, mu gihe tutumviye icyo itubwira, mu gihe itubwiye ngo kata mu ibumoso tugakata iburyo, kandi twabyumvise, yatubwiye ngo kata ibumoso tugakata iburyo, urumva rero aho ngaho ni danje. Kuko Imana yaduhaye kwigenga, yaduhaye mbese uburenganzira bwo kwigenga. Yo iratuyobora ariko turigenga. Free will niko babyita mu Cyongereza. Rero icyo kintu cy'uburenganzira bwo kwigenga
kiraturohama twebwe abantu benshi. Imana yakiduhaye, ariko iyo ugikoresheje nabi, iyo tugikoresheje nabi, kitumerera nabi. Imana iratubwira ati nabahaye uburenganzira bwo gucagurira, mbese bwo kwitoranyiriza inzira munyuramo. Njyewe nzababurira. Imana ihora ituburira. Imana mbese iyo iratuburira mu ijambo ryayo, ikatuburira n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ikagenda itugida ku bashaka ubuyobozi bwayo, ntabwo iburira abatabishaka. Rero niyo mpamvu ubugombe bwacu tutagomba kubukoresha nabi. Kandi mu by'ukuri icyo kintu kirasobanutse cyane, kirasobanutse. Mbese Imana yaturemanye agashusho kayo ku buryo butangaje. Mbese yatugize abigenga. Nta kintu kibi cyo kubaho ubuzima utigenga. Nta kintu kibi cyo kubaho mu buzima ubayeho mu gahato. Murabizi aba esclave, abantu babayeho mu buzima bw'agahato, mbese abantu bahora bakora ikintu kuko hari ubategeka ati kora iki, urakora kiriya. N'umukoresha wacu iyo yabaye mubi ashaka kugutegeka uko udabishaka, ashaka kugushiraho igitugu kuko akuruta. Ibyo birababaza cyane, birababaza pe. Niyo mpamvu icyo kintu Imana yagikoze, kuko yaturemanye agashusho kayo nyine. Avuga ati mbese yatugize utumana duto, turi udupetit dieu, utumana duto. Kandi ibyo byose yabikoranye urukundo rwinshi, kuko izi neza ko ukuntu abantu bakorera agahato bari muri souffrance, bababazwa cyane, ari umubabaro mwinshi. Murabizi muri mwebwe mu ndeba hari ababinyuzemo, ari mu kazi ukabona umukoresha mubi, hari situation urimo ukaba oblige yo kutaba uwigenga, koko ntubu wigenga kuko nyine ari situation yaguteye. Ntuvuge icyo ushaka, ntukore icyo ushaka, ntugenda aho ushaka. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Imana rero Imana ntabwo yifuje ko tubaho ubuzima bumeze gutyo. Kandi ariyo mpamvu natwe tugomba kuba abanyabwenge, kugira ngo twumvire ijwi ry'Imana, kuko nitutaryumvira tuzarohama. Ntabwo izadufata nk'agahato, kuma abantu bafatwa nk'agahato ngo jya hariya gira gute. Murabibona, mbega umuntu agufata nk'agahato ngo kora iki ku mbaraga, n'utagikora biragenda guta. Ibintu nk'ibyo ngibyo bibabaje. Oya, Imana mu bintu byose yaduhaye uburenganzira bwo gukora icyo dushaka. Muri izo decision zacu rero dufata, izo ni twebwe tumenya aho tujya, cyangwa ukumva ibyo Imana ikubwiye. Imana iratubwira mu ijambo ryayo, ariko tukagira na Satani hangaho twongorera ibyayo. Rero turacagura icyiza n'ikibi. Imana yaduhaye uburenganzira bwo gutoranya icyiza n'ikibi. Haleluya, haleluya, amen. Reka rero ayo mahitamo yacu Imana yaduhaye tuyakoreshe neza, tuyakoreshe neza, kuko nituyakoresha neza ni twebwe twenyine tuzaba twirohamye. Ni twebwe twenyine tuzigusha mu rwobo rw'ibyago n'imibabaro. Umugani wavuga ngo
kugumanika agati wicaye ngo wajya kugahanura ukabanza guhaguruka. Gufata decision biroroshe pe, biroroshye pe. Ngicyo kintu nabonye. Gufata decision biroroshe, ariko il faut quand même gutekereza consequence y'iyo decision wakoze, ukabanza ugapeza le pour le contre, ukabanza ugatekereza ese nimbikora gutyo bizagenda gute. Ibi ngibi bivuye ku Mana. Nyuma yaho se nimara kubikora cyangwa se kuvuga just ijambo kurivuga, uzi ko umuntu ashobora kuvuga ijambo rikakwicisha cyangwa rikagukiza. Ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, ni mugenzi w'Imana nyine. Ijambo aho kugira ngo uvuge ijambo rikwice, wafuma wicecekera pe, wafuma wicecekera, kuko ijambo ryica umwana w'umuntu cyangwa rikamukiza. Murumva rero jyewe namwe kuko iri jambo rimaze kubitubwira, tugomba kubaho kuri isi mu mahitamo, kandi tubayeho mu mahitamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukuri kuva umwana w'umuntu yabyuka, kuva yabyuka mu gitondo kugeza asubire mu buriri, umunsi wose ukuntu awo porogaramu ni amahitamo, ni amahitamo. Niyo mpamvu iyi nyigisho ari inyigisho ireba buri muntu wese pe. Kuva umuntu yaryama kugeza igihe abyukiye akongera kuryama, byose ni amahitamo, byose ni amahitamo. Ari umuntu uhitamo gutelefona, ari umuntu uhitamo kujya gusura, hari ibyo ushobora kuvuga ati hari ibyo ntashobora guhitamo, reka ushobora guhitamo ukavuga ati singiye gukora, kuko wenda tuvuge ko akazi ari ko umwana w'umuntu agomba kujya ugakora, adagakoze donc ntago bamuhemba. Naho nyine hari amahitamo, ushobora kuvuga ati ntago ngiye gukora kariya kazi, ariko nyine umuntu agatekereza consequence, ese nintajyayo se inyuma ikiri bube ni ikihe, nindeka kariya kazi consequence zacyo ni ikihe. Rero buri kintu cyose kuva twabyuka kugeza igihe dusubiye mu buriri, tugomba gutekereza gutekereza buri kintu cyose tugiye gukora, mu gusenga, mu kugisha inama Imana, tugakora amahitamo meza umunsi wose, amahitamo meza. Ari amahitamo yo muri action y'ibyo umubiri wacu ukora, ari amahitamo y'ibintu bisohoka mu kanwa kacu, byose ni amahitamo. Ndongera ndabivuze nti, aho kugira ngo umwana w'umuntu asohora ijambo ribi mu kanwa, ijambo rishobora kubabaza abandi cyangwa rigahitana umuntu we ku giti cye, wafuma wicecekera pe, wafuma wicecekera, kuko ijambo ririca rigakiza. Ngo tugomba kugira gute? Ngo tugomba kumezira amajambo yacu, tukayashyira ku munzani, ngo twarangiza ngo twagira gute? Ngo tugashiraho urugi n'ingufuri ku minwa yacu, urugi n'ingufuri, kuko ahangaha niho havamo ubuzima, urupfu n'ubuzima biba mu kanwa kacu. Wiyaturira nabi, uko wiyaturiyeho niko bikubaho. Waturira nabi abandi bantu, iyo batabikeme ngo babibloke ibyo wabatuyeho nabi, usanga umuntu yaremye isimbi. Turema isimbi kubera ibintu bidusohoka mu kanwa kacu. Ukabwira nawe umwana ngo tuwe ntacyo uzava muri igicucu iki, kandi ibyo nibyo bizamubaho. Murumva? Rero ni ukumenya amahitamo meza mu byo dukora no mu byo tuvuga, tukamenya amahitamo meza n'amabi. Mu gihe atari ibyo, wumva ko turi mu byago, turi muri danger. Tugomba kugendana n'Imana kugira ngo Imana ituyobore muri byose,
kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwiza kuri iyi si. Inyigisho igarukiye aho ngaho, nizera ko mwafashijwe nk'uko nanjye nafashijwe. Ni ukuri Uwiteka abagenderere muri rino jambo, kuva mubyuka kugeza musubira kuryama, mumenye amahitamo icyo asobanuye, mumenye ko amahitamo yacu aremereye cyane 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 cyane. Amahitamo niyo atugize, amahitamo niyo agize ubuzima bwacu. Shalom shalom, muhezagirwe kandi Uwiteka akomeze kubarinda kugeza igihe tuzongera kuganira ku ijambo ryayo. Amahoro y'Imana aba kumwe namwe mwese.